wakuzanye muri uru rugo naguhaye amahoro yawe navuye mu buzima bwawe narakuretse uranshaka iki wamereje amahoro ndashaka ko tujya gushaka Rebeka tukamenya uko byamugendekeye ubumuntu twiza ahari dukwiye kumenya amakuru ye sibyo Asibe ubundi uratekereza ufite mu mutwe hazima uratekereza ngo umugore we anciye intege kabisa gusa uriya mukobwa naramukunze cyane nunanyemerera ngewe ukanda nzagukuraho ari uko tumaze kubana biri official nzaryamana nawe ari uko tumaze kubana Liza ndagukunda kandi niwe mugore nshaka mu buzima bwanjye Liza please ushaka kongera ukansambanya ni njyewe neza ntabwo unyibuka wazitwaye abashyitsi bari akubanza ari muganga ubanza njyewe na muganga dukundana ntabwo ari ubanza turakundana kandi turakundana Liza wandetse ntabwo ngiye nshaka kuguhunga ese bigenze umenyeshe ngo gahunda rero kumenya ukibeye ukatusha turajyana muri gereza kandi bivuga mbere n'ubwa nyuma uzunkubitira inzu ugiye winjira mu nzu yanjye kubona hani isoni twakira mu cyumba cyavuga ariko sekora shirangi oya shaka ntabwo mujyana reka kwitanga ndakurangije moya mureka mujyana basi moya mureka nta jambo cyangwa se ubutumwa muri aka kanya bwahindura ko nimva muri aka kanya wowe yahuye n'ibigeragezo biza ahura n'ibibazo aragenda ariheba nyine yahuye n'ibibazo birenze ariko yizera Imana uzi n'imikino Imana yamukoreye Imana yaramusubije iragenda iramushimisha imuha umunezero urenze Imana imuhindurira ubuzima Allô? Oui, Liza. Niko. Umutakora wawujyanye. Ubwo aka kanya wamutakura ndi kurya ujya koza. oya iyi nimero niyo bampaye yenda byumva ushobora kuba wenda ari umuntu wayikoresheje ariko si ibya nimero yampaye ko wambwiye ko ari public phone wa muntu ukora dekorasiyo ari wampaye Siko mbona byakujyanye kure. Aba dekorateri ndabizi mama namenye ko nagiye arababara cyane ariko nta yandi mahitamo mfite ngiye ntabwo nakomeza kuba muri uru Rwanda
gusa mani ndakwinginze ugendane nanjye. Simon, ndagushimira ko wanyitayeho n'umwana wanjye nubwo tutabanye, ariko ndagusabye nihagira ikimbaho umwana wanjye ntuzamutandukanye na Keza kuko twarabanye ya mbere nk'umuvandimwe. Ndifuza ko nta wundi wanderera atari we. Icyo nshaka ko tuvugana hataragira n'abandi bantu babyivangamo. Hari icyo nshaka kumfasha. Ndakumva. Nshaka kumfasha tugategura baby shower ya Liza. Baby shower ya Liza. Ariko nyine tukabitegura mwanjye nawe buryo nta wundi muntu bijyamo cyangwa ngo abimenye nawe ubwo atazabimenya. Sinzi niba narose. Hano hantu nijoro akubwira cyane usohotse ngo umukurikire mbona ararenze. Hano nijoro haje umuntu. Ikibi nkayo kuri uyu munsi w'ibyishimo twadutegereje nawe uje hano. Uraza kumenya redi wande. Baka kibira mu nzira. Ndetse igitekerezo ugomba guhamagara Simon. Ntundi muntu watabara Liza ni Simon. Aba Ako se surprise gute ibintu twirubanye umunsi wose mwisamo kubimbwira muri aka kanya. Nagunani. Mugire duhunge bohereje umuntu kukwica. Uri kumva? Ngo iki? Gira duhunge.